nagiye muri game nizara mvuze imishumi itaraniye muri byose nuko kweka inkumi nizindi kamanda kandi nujuje ibyangombwa zindi nyakabwana mby'inyamavura izonga sinoko gacumba tugatwara karantini imivuduko myinshi cyane irenze n'iy'amagini ishyimo nibyo byana byambaraga amabikini nagiye muri ghetto ngurisha n'amasahani ikirapimiro wirenzeho n'iyarasini bagize ubwoba ngo riturutse heri mutini. Yo, Billy Shine must shine. Yeah, welcome back my brother. It's been long time kabisa, yashize iminsi hafi ndibaza ko umwaka waruciyemo tutabonana. Ya rero wenda twihuse nabonye kuri Yago TV show warahatwitse nk'umuhungu wari imanukiye. Ewana kabisa wakubise ikibiti inkoni y'icyuma. Ya kwanza duhereye kuri kiriya kintu ikintu gikomeye guca kuri Yago TV show, ni ikintu gikomeye ko zerani platform nini irebwa n'abantu benshi. Abantu benshi batandukanye muri Uganda, mu Rwanda, mu Burundi. Wabyakiriye gute kubona Billy Shine atangiye kuba yagera kuri platform zirebwa hafi na East Africa yose? Ikintu wacyakiriye gute tukinyuramo twihuse kwanza? Mu byihuse tu kandi cya kiganiro nje kabisa nacyakiriye neza sana, bitewe nuko nanjye natanguye kwifuza kugera hariya mu myaka nk'ingahe ishize kabisa. Urumva nacyakiriye neza sana kandi anashima n'Imana sana. Umuntu bita Yago Pondati wamubonye gute? N'umuntu ameze gute? Yago cyangwa ku bandi bane batarahura nawe? Yago Pondati kabisa, no kuri njyewe Yago Pondati ni umuntu mwiza sana kabisa, ni umuntu afite umutima wo gufasha, afite umutima wo gusapotinga. No ku bantu batarahura na Yago Pondati, uriya kabisa n'umuntu w'abantu kabisa, n'umuntu w'abantu. N'umuntu w'abantu kabisa. Wenda sinawe gusa abantu benshi bagiye bamutangira ubwo buhamya. Nanjye ubwanjye personally namutangira ubuhamya kuko twarahuye turaganira cyane. Ni umuntu uri chill sana, ni umuntu w'abantu kandi ufasha. Nibaza ko biriya bintu byagombye ndakubera n'isomo n'abandi bantu wenda bafite ama platform agiye akomakomeye, yuko gufata platform yawe kwacishaho impano ikagira wenda hanegera imbere. Nibaza ko nta kintu biba bitwaye, nta kintu bitwaye usibye kwenda n'umwe bafite imitima mibi kabisa badakeneye gufasha, ariko bira ni ibintu byiza byagombye kubera n'urugero abandi bantu. Wenda twihuse cyane rero, hari ikintu nagiye mbona numva comment narazisomaga kubera ko urabizi ngende umwe mu bafana bawe bakomeye, umwe mu bantu bagukurikira, umwe mu bantu bakunda ibikorwa byawe, bakunda umuziki wawe, bakunda art yawe muri rusange. Nagiye nsoma muri comment ikintu cyuko abantu benshi bagenda bagukugereranya na Racine cyangwa se gukompara na Racine. Buriya na Racine buriya uko nakunze umuziki wawe cyangwa se uko nakunze ibikorwa byawe ni nako nakunze bya Racine. Nyiri n'umwana wenda umuntu akiriye mu gihugu, nari umuntu wamukundaga, wamufanaga, nakundaga rap yiwe sana kabisa. Nawe wenda arabizi yuko afite abafana benshi kandi bagiye batandukanye. Umuziki wawe nawe urukundo nakundaga umuziki we neza rumeze nk'urukundo. Nkunda umuziki wawe, nifuza ko watera imbere, nifuza yuko wagira kure nawe ukaba indi ukaba umuhanzi ukomeye, cyangwa se ukaba nawe undi muntu ukomeye cyane mu muziki nyarwanda cyangwa se mu muziki wa East Africa. Byongeyeho ko wenda weho uburyohe bw'umuziki w'u Rwanda ubwongeramo akantu ko yuko East Africa yose twakumva uwo muziki. Wenda ushyiramo wenda n'izindi ndimi z'amahanga, ni nk'umuntu watembereye kandi nk'umuntu ufite experience y'ubuzima bugiye butandukanye. Wacyo kintu cyuko abantu benshi bakugeranye na Racine wacyakiriye gute? Wenda aricyo duhereyeho, wenda ibindi turaza kugarukaho gato byakiriye gute cyuko abantu bakugeranye na Racine? Nanjye kuri njyewe, nanjye ubwanjye mubonamo cyane mu ishusho ya Racine. Iki kintu cyakira gute? Njye kabisa ukuntu nyakira icyo kintu cyanjye na Racine wanjye nguwo nyakira fresh tu, kandi nanjye ndabyishimira tu, kuko ugiye kureba Racine nyine ni umustar kabisa. Racine ni umustar kandi ugiye kureba n'ukuntu akora, hari ukuntu akora ibintu bitandukanye n'iby'abandi. Hari ukuntu akora ibintu bitandukanye n'iby'abandi sana. Urumva barangira na Racine gusa nyine turatandukanye kabisa, turatandukanye kabisa. Ko ugiye kureba Racine ni umuntu wakorera umuziki nyarwanda sana, urumva. Gusa none njye nka Billy Shine ngo indirimbo nyarwanda ariko nkavangamo kandi kantu nyine ka East Africa kugira ngo bose bagire iki bakumva. Nimba ari aba Kenya, ari aba Tanzania, ari aba Burundi, ari aba Africa bakumve nyine itandukana aho ngaho niho riri tu. Gusa
ngenda byakira neza sana kwa abafana banjye n'abafana ba Racine badukora ikintu kimwe ndabyakira fresh. Ntago biguha akazi gakomeye kubona wenda uri umuntu ugitangira umuziki cyangwa se wenda ukiri kuzamuka mu muziki wa rap, ntago biguha akazi gakomeye kubona muri akano kanya batangira kugiranye n'umuntu nka Racine. Buriya Racine ni umuntu, ariko ndibaza ko nawe bizi, buriya Racine ni umuntu abaraperi mu Rwanda benshi batinya, ko Racine ni abaraperi bakeya mu Rwanda bashobora kwemera gukora bato nawe bakaba bavuga ati Racine baramushyira hariya, n'undi wese bamushyira hariya. Abaraperi benshi baramutinya, babona yuko ari umuntu nyine uri speed byatari, cyangwa se uri umuntu uzi rap cyane ku rwego ruhambaye. We ntabwo biguha akazi gakomeye kuba wabona kano kanya bato bakugiranye n'uwo muntu, bikaba byaguha gukora cyane, bikaba byaguha kuba wenda wahabwa umukoro ukomeye cyane, kuko urumva bakugiranye n'umuntu abenshi batinya, bakugiranye n'umuntu urenze muri rap, uzi rap cyane wenda mu Rwanda bemera cyane. We ntabwo ibintu biguha akazi gakomeye ko kuba bakugiranye n'umuntu nk'uwo. Njye akazi gakomeye kabisa, birakamereza sana kandi biramotivatinga sana. Kugiye kwa Racine n'umuntu akora sana, kandi nanjye muri game ntago maze mu minsi myinshi rega, gusa nyine ukuntu nkora nanjye ndishimira sana, bari kungira n'abantu barenze icyo ngicyo kimereza motivation muri njyewe cyo gukora sana. Nimba mu kanya muri music nataramaramo n'imyaka ingahe, kandi abantu bamaze imyaka bari barangiranya nabo, bimereza imbaraga zo kongera aho ngaho, sasa gufatira aho ngaho ngakomeza gukora ibintu birenze sana, hamwe ejo n'ejo bundi usanga ndi ku rwego rundi rurenze sana kabisa. Urakoze cyane. Ikindi kintu nakubaza ni iki, wenda wenda kwinjira mu mipango yawe ya plan uri gupanga wenda mu muziki, ndashaka wenda bimbwire mu shusho y'ibikorwa cyangwa se mu ijwi ry'ibikorwa, ni iki kintu ubona uri guteganya gukora cyangwa se ugomba gukora kugira ngo abo bantu barangize kukubona yuko, cyangwa se barangije kukugiranya n'umuntu ukomeye nka Racine, batabona yuko wenda batengushye, ko wenda bihuse ko bakugiranye n'uwo muntu. Nicyo kintu uri guteganya gukora ku buryo abo bantu bakugiranye na Racine bavuga ati cyakoze uyu mwana twamugiranye na Racine birakwiye kabisa, kuko uyu mwana ni umukozi, ni umuntu ukora cyane. Nicyo kintu uri guteganya gukora kugira ngo abantu batabona ko wabatengushye mu kugiranya na Racine kandi uwo kiri kuzamuka. Njye kintu kabisa ndi gutegura gukora muri music nyarwanda, muri hip hop nyarwanda kabisa, ndimo nditegura gukora step irenze sana. Kugiye kureba nyine nk'abaraperi bo mu Rwanda benshi sana baririmba ikinyarwanda gusa, yani ugiye kureba tu benshi ni bakeya sana baririmba imiziki ishobora kumvwa hanze Tanzania n'iki. Gusa ngiye ikintu nshaka nyine ngombe nkore muri hip hop y'u Rwanda, nshaka nkore hip hop nshaka nkore umuziki mushobora kumva umunyarwanda, umutanzania, umukenya, umurundi ndetse Africa. Ngiye niyo gahunda ndimo ndashaka gutegura fresh nkayikora neza, Imana impaye ubuzima fresh hamwe nkore, yani iyo ngiyo step ndizeye ko ntabwo ari bose babikora kabisa, ntabwo ari bose bake cyane, ni bake cyane. N'abagerageza n'ababikora numva baragerageza, ntabwo bikora nk'uko wenda wowe bikora, kubera ko wowe uri ku rundi rwego, nubwo ukizamuka ariko mu by'ukuri uri ku rundi rwego. Wenda n'abantu abagukurikiye kuri Yago TV baramukije imirongo yawe, n'ikintu n'abagenda bakurikiye indirimbo zawe bumva imirongo yawe. Mu by'ukuri kabisa ngiye nk'ubwanjye nanjye bitewe n'ukuntu nkeneye yuko rap nyarwanda cyangwa se umuziki nyarwanda ugira wenda ku rundi rwego, nifuza yuko nazabona Bill Shine afashe idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, ari ahantu hakomeye, ari tuzamuriye, kubera yuko mu Rwanda nta bahanzi bake ushobora kujyana mu gihugu cya Tanzania bagakora interview mu rurimi rw'igiswahili. Kandi urumva bro, muri iyi interview nakoze na Yago hari abanyarwanda nigeze kubona bandika bavuga ngo igiswahili mu Rwanda, gerageza dushyire mu kinyarwanda. Igihe kintu nababwira tutagiye kure, tugomba kureba kuri bari abagenzi bacu mu Bugande, tugende nko kuri Joseph Chameleone. Ura muhanzi ni umuhanzi kabisa, yakoresha technique ikomeye cyane kugira ngo amenyekane. Kandi ugiye kureba mu Bugande bavuga ikigande, bakavuga n'icyongereza sana. Urumva gusa ura Chameleone ikintu yakoze n'ikintu cyamuteje imbere sana muri music yiwe no gutagatinga ahantu kure. Hamwe yakoze, kuko ugiye kureba ikintu cyamurishije hit Joseph Chameleone ntabwo ari imiziki yo mu Bugande, ntabwo ari ikigande, ntabwo ari icyongereza, cyamurishije hit ni igiswahili. Yakoze boro zirumvikana mu Rwanda, mu Burundi, Tanzania barazi, Kenya. Urumva, so iyo message mwanditse hariya ya comment, icyo nababwira tu nicyo ngicyo tu, turebere kuri ba Joseph Chameleone, turebe ku bandi bahanzi tu.
abandi bahara abanzi kabisa bari mu bihugu basanga bakora songs z'izindi ndimi nyine kugira ngo bafate kandi bakamenyekana. Ingero zirari nyinshi ya kabisa. Nanjye ku bwanjye ku giti cyanjye ndifuza yuko watera imbere, wageza umuziki wawe ku rwego rundi rwo hejuru, kubera yuko uri umwana uri talented, ufite impano. N'umuntu wese wenda ufite wenda kuba nawe yaba akeneye ko rap nyarwanda cyangwa se umuziki nyarwanda utera imbere, yashyiraho akaboko ke ku muziki cyangwa se kuri entertainment yo mu Rwanda abinyuzije muri Billy Shine, kubera yuko ni umwana ufite impano, ni umwana ukiri mutoya, ni umwana ushoboye, ni umwana waduhagararira mu bihugu bitandukanye byo muri East Africa. So umuntu wese wifuza gufasha umuziki, wifuza guteza imbere umuziki, ndabona uri inzira nziza yacamo akaba yashyira itafari rye ku muziki nyarwanda mu rwego rw'uko wagera ku rwego rwo hejuru, tukagera kuri baka miliyoni n'abantu ajya muri Tanzania bakamwakira, muri Kenya bakamwakira nko mu legend, kubera ko abaririmbira wa muziki bumva East Africa muri rusange. Ubona n'ukuntu iterambere riri kugenda riza mu myaka iri imbere, wenda bizagera usanga wenda East Africa turi bamwe cyane wenda kurenza ku rwego biriho kano kanya. Ibaze rero kuba tubaye bamwe wenda cyane ku rwego rurenze ruri hano, ugasanga tudafite n'umuhanzi n'umwe waduhagararira muri East Africa, tuzaba turi hehe? Turaba turi hehe? Cyaba ari ikibazo gikomeye cyane kabisa. Nifuza yuko uwaba ufite kuba yashyira itafari ku muziki nyarwanda muri entertainment yakunyuraho akaba yashyira itafari ryiwe ku muziki nyarwanda. Twikomereje cyane wenda twihuse, nagira wenda usangiza abantu ku kintu wenda twagarutse ku kintu cya Racine cyane. Wenda ikintu nifuza kumenya, hari ubushuti wenda mwamufitanye na Racine wenda buri ku ruhande y'umuziki, cyangwa se ukundi kuntu mwaramenyanye mwenda muvugana? Ndaza kukubwira impamvu mubajije icyo kibazo. Okay kabisa. Tugiye kukigiyemo kuri icyo kintu cy'ubushuti, ko ngende umuririmbyi ntabwo nakwanga kugira nyine ubushuti n'abandi baririmbyi bagenzi banjye. Harigiye kurarasiye n'ukuntu bagiye bamuvugaho, nanjye byankuruye cyane, byanteye nyine guhiga kanya kujya guhiga Racine kugira ngo tumenyane fresh. Ni Racine kabisa. Racine ni inshuti yanjye tu, nubwo bitari ibya sana, gusa Racine turavugana nka brother wanjye gusa nyine turavugana pe ko n'umuririmbyi mugenzi. Impamvu mujije ikibazo nuko Racine buri ari mu Rwanda abaraperi abenshi navuga ko ari ingeso, bafite ingeso yo kuba bishyira hejuru, yo kuba bapinga abana bakizamuka, ku buryo n'ahantu wenda mubonye ntago abakeneye. Urumva bano bagiye basanga bagira muri bakazamuka mbere. Kera mu baraperi bandi bo mu Rwanda babifuza yuko bahora bicaye ku ntebe aribo bavugwa, ntago bakeneye yuko hari indi mana ituruka hasi kongera ikazamuka, andi maraso mashyashya yiyongeramo. Abenshi mu by'ukuri ndakubwiza ukuri, icyo kintu nibagikozwa n'uwo bahaye interview ari kumwe n'umwana ukizamuka, tujye tubibona. Wenda sinshaka kuvuga amazina yabo hano, ariko twagiye tubona hari abo bagiye baha interview gusanga bamuhuje n'umwana ukizamuka, amutukiye imbere ya kamera cyangwa se yamubwiye nabi imbere ya kamera. Bagiye barangwa na discipline nkeya, bagiye barangwa n'imico wenda twavuga itari myiza. Ariko ikintu gitumye ngo icyo kintu nuko mbizi yuko Racine muri abo bantu bose aratandukanye. Racine ni wa muntu utazapfa kumva muri case nk'izo z'abantu bateje akavuyo, abantu bafite imico mibi n'iki. Rero Racine baza yuko nawe byose byamugezeho yuko hari umwana wundi ufite impano wenda mu muziki ijya gusa nk'iye. Nibaje tiwe nimba byaramugezeho cyangwa se ndarakubonye rero na zino social media zarabyoroheje, umuntu ashobora kumenya ibintu uri gukora mutari kumwe. Nibaje se mu kuba wenda yarakubonye na nambwe yaratinamwe kukuvugisha cyangwa se wote nambwe kukuvugisha mube mwahuza, kuko we muzi atandukanye n'abo baraperi bandi, ni wenda ni nk'ihe reaction iyo cyangwa se n'icyo kintu yaba yarakoze buryo kikwereka yuko nawe yabonye ibikorwa byawe, kandi wenda yaba yarabibonye se mu nzira iri positive cyangwa inzira nziza cyangwa se inzira iri negative. Ngira wenda nimba muvugana ni wenda feedback yaba yaraguhaye ku kintu kijyanye n'umuziki wawe cyangwa se ku kintu kijyanye n'ibikorwa yabonye ukora bijya gusa n'ibi. Njye kabisa Racine akimara kubona ibikorwa byanjye cyambere yambwiye ati bro ejo ni heza. Ejo ni heza nicyo kigambo yambwiye cyambere kasamba ati bro ejo ni heza. Kandi Racine kabisa n'umuntu atajya yishira hejuru habe na gatoya. Racine n'umuntu n'umuntu ameze neza kabisa, atandukanye n'abandi ba star bo tuzi nyine. Gusa Racine n'umuntu ameze neza. Nanjye Racine feedback yamaye tu nuko yambwiye kabisa no gukomeza gukora sana, kongera imbaraga mu bikorwa ndi gutegura n'ibyo ndi gukora.
kandi ambwira ko ejo ni heza. Buriya mu Kinyarwanda hari ukuntu umuntu wenda ufite imico myiza cyangwa se umuntu witwara neza mu Rwanda bamwita imfura. Buriya Racine ni urugero rwiza rw'imfura mu baraperi nyarwanda. Ni imfura cyane, ni umuntu tunamuha credit yiwe, ni umuntu ufite itafari rinini yubatse kuri uno muziki nyarwanda. Tunamushimira, tujye dushimira abantu wenda bakiriho, tunamushimira cyane. Ni umuntu no muri kino kiganiro nifuje ko twari kuba twamuhamagara wenda twamubaza nawe akagira icyo abivugaho, ariko twaje gusanga wenda yafatiriwe, yari afite akazi kenshi ko gukora, tubwira ati hano ntabwo ndibuze kuboneka. Nimvaga cyaka kubabuza wenda nko kuri call mukavugana cyangwa se tumuhamagara nawe akaba yavuga muri kino kiganiro, ariko wenda nibyaje gukunda, ariko wenda nk'undi munsi tuzamugerageza tumuganirize. Ariko mu by'ukuri aho ari hose byarimo byose turamushimira. Ni umuntu uri supportive, ni umwana ufite umutima mwiza. Mu by'ukuri abandi baraperi nyarwanda bakagombye kumwigiraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Billy Shine rero tudatinze, ndagira wowe bwawe nka Billy Shine w'umuhanzi, Billy Shine w'umuririmbyi, Billy Shine w'umurapper, Billy Shine visual artist, nagira ugire ikintu usaba abantu bose bumva wenda runo rurimi turi kuvuga bashobora kugukurikira, ikintu basaba wenda muri rusange, wenda kujyanye n'umuziki wawe ni cyangwa umuziki muri rusange, nicyo kintu wabasaba nkawe nka Billy Shine? Njye nka Billy Shine ikintu nabasaba tu ni ugufashanya ni ugufashanya, gusapotingana n'ibintu nk'ibyo, ngo ko hari abantu bafite impano sana kabisa, bafite impano zirenze, gusa support zo kuva mu bantu batandukanye iyo zibuze kabisa iyo mpano birangiye umuntu ugiye gukubita ikiyede kandi ufite impano irenze. So njye nka Billy Shine ikintu nabasaba tu ku bantu bamaze gukurikirana akazi kanjye n'abantu bamaze kubona ibikorwa byanjye, nuko nasaba support tu yariyo yose. Nicyo nabasaba support yariyo yose ishobora guteza imbere umuziki wacu wo mu Rwanda no muri Afrika hose. Urakoze cyane nanjye ikintu wenda nagira nongereho ku bantu wenda bari mu gihugu mo indani n'abantu bari hanze, ya support yanyu irakenewe kugira ngo uyu muziki utere imbere. Biri mu biganza byacu, kubera yuko ntago Abashinwa bazaza ngo dutereze imbere umuziki wacu cyangwa se bateze imbere zino mpano zacu. None twebwe ubwacu twagira amahirwe, tujye turi mu bihugu bigiye bitandukanye, twagiye tubona ubufasha bugiye butandukanye, twagiye tubona ubutunzi bugiye butandukanye. So reka dukoresha iyo mari n'amahirwe n'ubufasha twagiye tubona, natwe tubukoreshe dufasha abandi bantu, harimo nk'izi impano ikomeye cyane y'umwana ukiri mutoya. Let's support this guy. Habe kwanza n'umuntu uri tayari kuba yamanaging, urutari kuba yamushyira muri management yiwe, aze yavuga ati njyewe uyu mwana mu managing, kubera ko iyi ni impano. Ushobora kumanaginga umwaka umwe, undi mwaka nawe ukaba urimo uramukuramo umusaruro. Ni impano kandi mu bintu bishobora guteza imbere umuntu ku isi mu gihe gitoya. Impano ni iya mbere. Rino mpano abantu mudukurikiye, impano muyifatirane, muyimanaginge. Nicyo kintu cyonyine njye nabasaba. Wenda ikindi kintu namusaba nka Billy Shine nk'umuhanzi, namusaba ko wenda yadusezera nk'umuraperi, kubera ko imirongo y'abantu barayikunda. Nimba yafata akanya akabanza akadukubitira akapera n'adukubita vase zingahe, kubera ko umuziki ni umuziki dukunda kandi abantu benshi bakunda. Yadufashije akadusezera nk'umuhanzi tunasoza ikiganiro. Murakoze cyane. Tutarajya ko twatangira na Billy Shine must shine. Billy Shine must kugenderaho. Billy Shine must shine. Ubuzima bw'ubwana nabubonaga nkatinya, nkagira ubwoba dore disi butangiye gusinya. Ibyo muri road nagendaga nkarafinya, naho nakwebye kurya Tanzania mpaka na Kenya. Ndetse muri izo ngendo habagamo n'uburyarya, gukubita urusimbi nkagenda nambaye injanja. Ndetse no muri ghetto nta kintu cyabagamo, nashakaga kuyuhagira nkirukangira ku nyanja. Ubuzima bwo hanze mukuri buragoye, hari abadafite ibyo kurya ndetse n'abatishoboye, barara mu bukonje batora niyo sima, nanugo kugira baririra mu mitima. Bijya binira pressure njye nibutse ubwo buzima, aho kuryama naho muri gasasiro nkahirima, geto y'abana 10 inusu y'agatsima, tumiraho kabiri ngo turokora imitima. Dusengera abadufasha bageze imyaka 100 byo gupfa n'ibisedi tutabiriye hapana, shaka turiye hitizi mwe nk'izabana muri rwa hip hop rugo ruri hatari sana. Nakuze ndi umugabo ngomba guhasokwa sana, pani byo kurya menereye nk'umwanya kabwana, sinisire n'ibirenge ndise king bambona nkamarari nyanga bapakira ibinini zo pisi zigira roho bina feza magini zishaka nico n'ibyo bondi gucukura amati. Nakunze uru rugendo nyikigeze imyaka 10, nahanganye n'iniga nyinshi zirenze 10, niza matawuni tikama utani kufika mtani hakuna
utani kupata mlo yani mtihani dua nyingi sana nende masikani shida nyingi tu jamani kila tamu simu kutoka nyumbani mwenyewe ndilala barabarani kamaone anze tembeza majani mtani kwa mtihani kamaone ombi jibugetimani bosi na alini panda mikichwani kamugwa mikazi niwekele ha numa lohoni kasoma lamani kaweta uhuni tumekele poni sikuwa na pressure kumeka poni kabla nitule mzika tabugani nikipandisha asila mimi kama katapina napiga tanubira na sifaga na mpira na kupatia kapira kwa nasema na wakila ni muhuni na msira ni chataruka gajeli ni paricha bedera nikumbuka mandela ni miliki na mihera ni sebenazo yani asari gozi kwa bajeri gozi kosa nyemele alikinyoko shabana kama pata kwenye voko mimi mtata na speed gozi fata kwa nitaka mtata nikipiga tikitaka na goli gozi fata mchanganya kakrata kwenye boli nzamata ndio nampana ndio mimi paka na tafi baba zo mala fa mwenyewe mtami na fanya nataka taka sijatami na piga ya ichina rana rangiza nacho nugusura rasine zaka rasine umurongo umwe wiwe no nemera rasine zaka ngusure no umurongo wa nemera kabisa no umurongo wa nemera muri songo zose goya notira guruma na Kigali y'amatara ni nyapfumu z'imikara kugasima turakunywa turi kunywa gasigara na stories agatima saumana na kuma kujibaba na gatinda na jibaba na uzima yo bonda omera sana asiye ku mutima massive respect kabisa n'umugabo w'intwari cyane ya Sirogani Bill Shine must shine ya man turabakunda cyane abari badukurikiye muri kino kiganiro bikaba ari Bill Shine kandi Bill Shine must shine kandi this year si kesho ama this year Bill Shine must shine. Yeah, man. Yeah.